ese iyo myanya irimo gutanga muri risa umuntu abakora iki, ese amafaranga umushahara nangahe, ese ugomba kuapplyinga bikora gute, ese nyuma yaho bigenda gute. Ikindi kintu cy'ingenzi tubibutsa, niba udafite account muri Mifotra gerageza ufunguze account muri Mifotra kuko ni ingenzi cyane. Niba udafite account muri Reka tubahe ikaze mwese bakunze ba WhatsApp TV, n'umwanya w'amakuru agezweho mugiye kugezwaho nanjye Olivier Oripi. Nawe mushyashya kuri iyi channel ndagira ngo nkubwire ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 amakuru agezweho nk'aya ngaya uyabone ku gihe. Uyu munsi rero nje kubwa abantu badafite akazi, ubwo ndavuga abashomeri. Birashoboka ko waba ufite akazi ariko ukaba ufite inshuti idafite akazi, ese umuvandimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo aya makuru ntarare atamugezeho kugira ngo aya mahirwe ntamucike. Yes, ngira ngo nkubwire nawe rero mushyashya kuri iyi channel kura subscribe, usharing inshuti zawe kugira ngo amahirwe nkaya ntakajye abacika. Waramenye WhatsApp TV na amahirwe kuri wowe, tuzahita tubana 5 kuri 5 kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ku ruhande rwawe cyangwa se ku ruhande rwanjye. Ndabakunda cyane, ni Olivier, ntujye kure kugira ngo dukomezanye turebana aya makuru agezweho kandi meza cyane. Ikigo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda RISA, ubwo ni Rwanda Information Society Authority, bandikiye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Igihugu basaba urubyiruko rw'abakandida ruzatoranywamo intore mu by'ikoranabuhanga hashingiwe kuri gahunda yo gusakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose no guhugura abaturage mu kurikoresha neza no kuryifashisha mu kwiteza imbere. Kaba no muhigo duhuriyeho binyuze muri gahunda y'intore mu ikoranabuhanga Digital Ambassadors Program, nk'uko ari gahunda yo gusakaza ikoranabuhanga mu gihugu hose kuri buri muturarwanda. Ari nayo mpamvu iki kigo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda RISA cyasohoye urutonde rw'utugari 885, akaba ari two tugari tuzaberamo aka kazi ka Digital Ambassador cyangwa se ko gusakaza ikoranabuhanga. Reka mbabwire ngo aya mahirwe ntabacike cyane abanyeshuri basoje mu 6 wisumbuye, ariko kandi nawe ufite imyaka ya hagati ya 18 na 30 wemerewe kwa applying. Ni muri urwo rwego rero ikigo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda RISA cyo kirasaba ko byibura muri buri kagari havamo abantu ba applyinga batarenze abantu 10. Muri aba 10 rero ntubure, nyarukira ku kagari wanyu ubabaze niba iyi gahunda izahakorerwa, bityo applying nawe ubumwe mu banyamahirwe bagomba gutsindira uyu mwanya w'akazi. Ikindi nababwira rubyiruko, nshuti bavandimwe munkurikiye, nababwira ngo aya mahirwe muhawe n'u Rwanda, igihugu cyacu dukunda cyane, ntimuyakinishe kubera yuko murabizi yuko iyo ukoreye igihugu neza habaho kuzamurwa mu ntera. You never know, uyu munsi watangira kuri ako kazi hanyuma ejo ukisanga uri gukora akandi kisumbuyeho. Rero reka mbabwire ngo mwihutire ku kagari mwapplying namwe mukurikize ibisabwa. Ibisabwa ni ibihe rero? Tugiye gukurikira ibaruwa iki kigo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu Rwanda RISA cyandikiye bwana umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri w'Igihugu. Twumve n'ibisabwa mwiyibaruwa, hanyuma numara kubyumva uhita unyarukira ku kagari nyamuneka, ndetse n'abayobozi bahutuye babigufashemo. Mu bisabwa rero mwibaruwa baratubwira yuko umukandida ushaka kuba intore mu ikoranabuhanga arasabwa ibi bikurikira. Icyambere, agomba kuba ari umunyarwanda. 2, kuba avuga neza ikinyarwanda. 3, kuba afite imyaka iri hagati ya 18 na 30. Iki twakomeje kugikomozaho. Icya 4 usabwa kugira ngo ube umukandida ushaka kuba intore mu ikoranabuhanga ni kuba yararangije amashuri yisumbuye, ubwo ni segonderi, kuba wararangije senior 6 of course birumvikana, cyangwa se kaminuza. Bibaye akarusho ukaba ufite kaminuza yawe rwose yaba ari byiza cyane. Ikintu cya 5, kuba ari intakemwa mu mico no mu myifatire. Yes, discipline yawe igomba kuba ari nziza. Ikintu cya 6, kuba atuye mu kagari ka mutanzi nk'umukandida, byemezwa n'icyangombwa asinyirwa
n'umuyobozi w'akagari. Ikintu cya karindwi, kuba yitabira gahunda n'ibikorwa bitandukanye bya leta aho atuye. Yes, ugomba kuba ugira uruhare cyangwa se witabira bimwe mu bikorwa bya leta aho utuye. Ikintu cya munani, kuba nta kandi kazi afite cyangwa ibindi bikorwa byambangamira kuzuza inshingano ahabwa muri gahunda y'intore mu ikoranabuhanga. Yego, ugomba kuba nta bindi bikorwa cyangwa se akazi byabangamira, ni ukuvuga ngo akandi kazi nyine waba ugiye kugira gute gukora. Yego, naho icya cyenda kiratubwira ngo ni ukuba ufite ubumenyi bw'ibanze mu ikoranabuhanga. Aha biroroshye cyane, uzi gukoresha Word, kuba wakwandika dokima runaka, hano nta buhanga cyane. Yes, ufite ubumenyi bw'ibanze. Yes, ni ubumenyi bw'ibanze, ntabwo bisaba kuba uri umuprofesiyoneri muri byo. Oya, just kuba ufite bito cyangwa se amakuru ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hano nicyo bashatse kuvuga. Hanyuma ikintu cya 10 baratubwira ngo kuba uzi gukoresha mudasobwa neza ni akarusho. Hano bishatse kuvuga ngo niyo waba utazi kuyikoresha neza nta kibazo, ariko uzi kuyikoresha neza byaba akarusho. Ngibyo rero ibisabwa kugira ngo wapurayinge. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba usoje segonderi, kora application. Ushobora kuba ushoje university, kora application. Ni ukuvuga ngo especially ku bantu basoje segonderi, aya ni amahirwe utapfa kubona ahandi. So kora application. Ngiye kubaha urutonde rw'utugari iyi gahunda ya digital ambassador izaberamo, hanyuma umenye niba mu kagari kawe iyi gahunda irimo, hanyuma wihutire guhita ujya kwa applyinga. Yes guys, mbibutsa yuko twabonye yuko hatoranyijwe utugari 885. ni ukuvuga ngo muri utu tugari 885 either ushobora kwibonamo. Yes, ushobora kubonamo akagari utuyemo cyangwa se ntukabonemo immediately ukibonamo akagari utuyemo, cyangwa se ukakaburamo. Iyi video ntihagire ikintu na kimwe kikubuza kuyohereza ku wundi muntu w'inshuti yawe cyangwa umuvandimwe uri ahandi hantu mutari mu kagari kamwe, nawe yirebe ku rutonde, nasanga akagari arimo kari ku rutonde umubwire, cyangwa se nawe araba yumvishe video yose arahita yihutira ku kagari ashaka ibyangombwa byose, kuko hano twavuzemo ibisabwa n'uburyo wakwa applyinga byose birimo mu iyi video. Bivuze ngo iyi video iraza kukufasha kubona akazi. Yes, ndatanga urutonde neza kugira ngo twese tuze kwireba, tukibonaho direct twihutire ku applyinga. Ikitonderwa, ushobora gutinda aya mahirwe akagucika. Bivuze ngo ukibona aya makuru direct hita ugira gute ucekinga niba uri hehe, uri akagari kawe urimo kari ku rutonde, bityo uhite wihutira kwa applyinga. Okay, wenda ntitwasoza tutagarutse ku kibazo benshi bahita bibaza ngo ese aka kazi ubundi amafaranga cyangwa se umushahara nangahe? Yes, aya mafaranga azajya yishyurwa ku mukozi ukora aka kazi ari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 na 200. Yes, amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 na 200. So navuga ngo rero ku muntu ushoje senior 6, usoje university, ako kanya agahita abona akazi nk'aka kamuhemba amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100, ntago ari make. By the way, ntago ari makeya. Navuga ngo twihutire kuzuza ibisabwa, hanyuma twapplyinge tube mwaba bakandida 10 bazatangwa n'akagari. Yes, ikindi guys ntasoza ntababwiyeho, ni ukuvuga ngo murabyibuka neza ko umukozi wese wa leta agomba kuba afite account muri Mifotra. Ni ukuvuga ngo niba nawe nta account ugira muri Mifotra, ihutire kuyifunguza. Ni ukuvuga ngo uko ugiye gukurikirana ibi ngibi byose, ari ugushaka ibyemezo runaka what mu kagari, ni ukuvuga ngo ugomba no gukurikirana ibintu bijyanye na account muri Mifotra. Yes, kuko mu byo usabumitinga cyangwa mu byo usabwa kugira ngo ujye gukora aka kazi nabyo birimo. Yego.
guys ihutire kureba kuri urutonde rw'utugari niba akagari utuyemo kari ku rutonde rurimo digital ambassador, hanyuma nurangiza icyo urakora urahita waplayinga. Uti rero urutonde ndarubona gute? Urutonde nta kundi urubona, urajya muri description y'iyi video, numara kujyamo ukore join muri WhatsApp, nurangiza urutonde ngiye kurushyiramo aka kanya ubu babwira ndaploadinga namaze kurushyiramo. Reka mbashimire mwese twari turi kumwe. Rero ni Olivier Olipi nk'ibisanzwe kuri WhatsApp TV mbagezaho amakuru aba agezweho gatanu ku kandi, mubwira ngo nawe inkunga yawe no gukora like, share and comment, kandi utibagiye gukora subscribe kugira ngo buri kintu cyose kijye kikugeraho uko bikwiriye. So ndabakunda cyane rero, mugira amahoro y'Imana. Shalom naho butaha.